ni ryari umenya ko wikunda? Ese wabigenza gute kugira ngo wikunde? Bitangiriye he? Bigenda bite? Nyenza nimishanye nawe ukazana yawe bombo clad kamfata kakankanda kakankanda imbavu zikana guturika, ariko nkumva niko ngomba kwambara kugira ngo babone ko meze neza. Hari ibintu dukunda kumva ngo kwikunda, ngo cyambere ngo nuko wikunda, ngo kwikunda ni iki? Ibyo ngiye cyane yaga mbivuga, yaga nanabyigisha, ariko nanjye ubwanjye ntabisobanukiwe neza, cyangwa se natekerezaga ko nikunda ariko actually ntikunda. Kugeza igihe naje kumenya se ubundi biza biti, ni ryari umenya ko wikunda? Ese wabigenza gute kugira ngo wikunde? Bitangiriye he? Bigenda bite? Uyu munsi ugiye kwiga aho utangirira, intambwe za mbere utera kugira ngo ubashe kwikunda. Ibintu tugiye kuganiraho nabisomye mu gitabo cyitwa The New You, ariko icyo gitabo uyu munsi unfortunately ntago nyifite, nagitije muri umuntu wanjye ariko azakigarura. Tugiye kuganira ku bintu biri muri topic ya mbere. Biri muri topic ya mbere, nubwo nzanye nanongeramo ibyanjye bitewe na experience yanjye, cyangwa se nibyo nyine nabashije gukoresha kugira ngo mbashe kumenya ko nikunda no nsobanukirwe no ko nikunda, ariko iby'ingenzi byavuye muri icyo gitabo. Well, icyambere ibintu bibiri bya mbere butangiye nta nubwo biri muri icyo gitabo, ni ibyanye ku giti cyane byamfashije nk'umuntu. Tips ya mbere izagufasha kwikunda nuko ugura miruwari ukayishyira mu nzu, iyi ngiyi ndende igufasha kwireba hose uhereye hasi ukageza hejuru. Like it does magic, like real magic. Kubyuka mu gitondo ukireba, ukivana hasi ukigeza hejuru, cyangwa se ugafata iminota 5 yo kwireba buri munsi, cyangwa se n'ibyo bari rimwe mu cyumweru ukireba, kavuga uti uyu ni njyewe, kandi ukiganiriza. Manyangana yandwaye inkorora, kirere ntabwo kimeze neza. So kugura miruwari nicyo kintu cyambere kizagufasha kugira umwanya wawe nawe, ukireba ukagira umwanya wawe nawe, mukaganira, ugatekereza kubiri kugenda neza, ugashima Imana, ukabyishimira, ugatekereza kubiri kugenda nabi, ukitegereza wowe ubwawe, ukireba, ukitekereza. Niyo byaba ari iminota 2 cyangwa 3 ku munsi. Ikindi cya kabiri, umuzungu yaravuze ngo he who doesn't lay up the bed in the morning will have a bad day. Umuntu udasasa uburiri bwe mu gitondo akibyuka agira umunsi mubi. Can you imagine? Gusasa uburiri bwawe mu gitondo ukibyuka, it can do magic. Bishaka kugutangaza, ushaka kuramo resulta zitabaho. Ukibyuka ukahita usasa uburiri bwawe, ukahita utunganya mu cyumba cyawe, ukamakinga sure ko tuntu twose turi organize, tuntu twose turi ku murongo. Nta kintu bitwaye nimba ni wani nta sima mugira, nta kintu bitwaye nimba nta kabati ugira, nta kintu bitwaye nimba urara hasi, nta kintu bitwaye nimba ugira ishuka imwe cyangwa kuvura rimwe cyangwa ntabyo ugira. Icyambere nuko n'utwo ufite uwadushyize ku murongo, ukatuzinga, ugasasa ukoresheje ibyo ufite, utuntu twose tukaba turi ku murongo. Ibyo bintu bituma ugira umunsi mwiza, ukumva biguteye akabaraga ka mu gitondo. Icya gatatu nacyo kitari muri icyo gitabo ndi bubasangize uzakora ukabasha kwikunda, kwisobanukirwa no kugira umunsi mwiza, ni ukubyuka mu gitondo ugasenga, ugapfuka mu gasenga. Ntacyo bitwaye cyo waba usenga cyose, waba usenga Allah, waba usenga Yahweh, waba usenga Buddha, waba usenga Hindu, whatever you pray, just pray. Saba Imana yawe guha umunsi mwiza, saba Imana yawe guha umugisha umunsi, uhahe uronke, usenyera abavandimwe, usenyera ababyeyi, usenyera inshuti zawe, usenyera n'igihugu. Tujye dusenyera n'igihugu. Gusenga ni ibintu bizagufasha kugira umunsi mwiza. Wibuke, iyo ugize umunsi mwiza ugira icyumweru cyiza, iyo ugize icyumweru cyiza ugira ukwezi kwiza, iyo ugize ukwezi kwiza ugira umwaka mwiza, bityo ukagira ubuzima bwiza. Utuntu ukora mu gitondo ukibyuka ni utuntu tw'ingenzi. Nk'umuntu, ingingo ya 4 nshaka kubasangiza izagufasha kwikunda, kwisobanukirwa
no kugira isuku nk'umuntu umubiri wawe ukaba ufite isuku. Ndavuga gukaraba, ndavuga kwiborosa, ndavuga guca inzara zawe, ndavuga gusokoza imisatsi yawe, kwisiga neza witonze no gukora makeup ijyanye n'uruhu rwawe, body hygiene. Kubona umuntu w'umusore yagiye inzara nini zirimo ibintu by'imyanda y'umukara, izo nzara waziciye kweri. Kubona umuntu w'umugabo arimo araseka afite amasaka mu menyo. Kwiborosa, ushaka kwiborosa ukoresheje ikintu icyo ari cyo cyose, niyo nta korogate waba ufite. Abantu biboroshesha amakara, sikuna amakara akesha amenyo. Amakara ukayafata gutyo ukayacuma ukayiboroshesha. N'ayambere umunyu n'amazi ukiborosa. Waba ufite ubwo bushobozi ukagura korogate nk'umuntu w'umugabo, umuntu w'umukobwa, umuntu w'umusore, ugomba kusa neza. Wakarabye 2 ku munsi. Yes, 2 ku munsi. Ugomba kubyuka mu gitondo, umaze gusasa, umaze gusenga, ukajya gukaraba. Watani mugoroba uvuye mu kazi ugahitira muri dushe ugakaraba, kuko niyo waba utabizi ibyuya cyangwa se utabibona ko umubiri wawe wabizi ibyuya, umubiri wawe buryo wabizi ibyuya, kuko umunsi wose wiri gukora. Umunsi wose umubiri wawe wiri gukora, uri mu kazi kenshi, so bijya kugera ni mugoroba wasohoye imyanda myinshi nubwo we waba utayibona. You understand? So gukaraba 2 ku munsi bizagufasha, binagufasha kugira umunsi mwiza, ukumva mu gitondo ufite imbaraga, wajya no kuryama ukaryama wumva ufite agafresheri, ukaryama neza nk'agahinja. You understand? So nk'umuntu ugomba kwigirira isuku ku mubiri wawe, imisatsi yawe ukayisokoza, pana kugenda n'ibisatsi bishwambagaye, ibisatsi bimeze nk'iby'abasazi. Fata agasoko bisokoze. Nimba utabishoboye genda uyisuke. Nimba nta bushobozi buhari cyangwa nta mwanya ufite, genda uyogoshe iyo misatsi, ariko wigira muhanda umeze nk'umusazi. You understand? Ikindi kintu kizagufasha kwikunda, kwisobanukirwa, no gukora siporo. Gukora siporo nk'umuntu ukaba uri active during the day, cyangwa se ukajya muri gym nimba ubwo bushobozi buhari. Ariko hari n'ubundi buryo bwinshi bwo gukora siporo. Ubu ngubu ibintu byaroroshye, telefone uri gukoresha undeba ushaka kuyikoresha ushyiramo siporo zirahari. Cyangwa nanjye rimwe nimara akabaraga nzajya mbakora siporo, muze muyareba nga dukorane siporo. Uri mu rugo nta mafaranga bigusabye, ukagura data yawe, ukadownloading iyo video, ugakora siporo. Kubaho uri umuntu nkora wicaye, umunsi ukaza undi ukaza wicara ahantu hamwe udashaka guhaguruka, byongera ubunebwe, byongera kuma umubiri wawe udakora neza, ukumva nta mbaraga ufite, ugahinduka ikintu cy'ikinebwe kirangwa cyacindiriye. So gukora siporo, kuba active, nimba ukora imirimo igusaba wenda kwirirwa ugendagenda cyangwa guhagarara, that's okay, wowe uri active. Ariko nimba ukora akazi uziko kagusaba guhora wicara ahantu hamwe, haguruka. Gukora siporo ushaka kubona nk'ibintu biruhanije, ariko biruhanya mu minsi ya mbere. You understand? Biruhanya mu minsi ya mbere. Iyo hashize iminsi ubikora, ukomeza ubikora, birakuryohera, ukumva n'utuntu toto, ukumva n'utuntu wishimiye, waba utanayikoza ahubwo ukumva nibwo umeze nabi. Ngewe ubundi ku rwego rw'uko nshaka guhagarika siporo nkarwara. Muranyanga na grippe imeze nabi. Nge mpagaritse gukora siporo narwara nkanarimba, ntibinashoboka nta nubwo binabaho. Ngomba gukora siporo n'ubuzima bwahagare ko nkakora siporo, kuko imbaraga noneho nyikoze mu gitondo, amashuwa ko umunsi ndugira umunsi mwiza. You understand? So haguruka ukora siporo. Ibi bintu byose ni utuntu ushobora ku-embracing mu buzima bwawe, ugatangira kujya ubikora buri munsi gake, ugenda uzamuka, ukagenda ugatangira kwikunda, ugatangira gukunda umubiri wawe, ugatangira gukunda ibitekerezo byawe, kuko ukora ibintu abantu bagusanga bagasanga uri umuntu wishimye, umeze neza, uri kwisekera. Siporo ni ikintu cy'ingenzi. Ntabwo umubiri wacu waremewe kwicara hasi. Ni nayo mpamvu Imana yaremye ibintu byose yarangiza ikarema umuntu. Ntabwo yaremye Adamu ngo azabyenjoyinge yicaremo ashyira akaguru ku kandi. Wapi? Adamu ikimurema yise nk'akazi, genda ujye gukora. Genda wite kuri ibintu byose naremye, ubyita amazina, ukora ibi, ubyiteho. Yise nk'akazi. Ntabwo rero ugomba kuba umunebwe. Ikindi cya gatandatu ahari niyo atari cya karindwi ngezeho, nk'umuntu kugira ngo wisobanukirwe, wikunde,
ugomba kuba uri umuntu utuje, ugomba kwiga gutuza, ukaba uri umuntu w'umugwa neza, uvuga neza. Urabona abantu bose ubu ngubu muri isi twese dufite struggles zacu, umuntu wese afite ibibazo bye. Nyenza nimishanye nawe ukazana iyawe bombo clad, twazahuriza hese? Ntantu twazahuriza, byahora ari intambara igihe cyose. So uko biri kose buri umuntu ujya ubona guhaye neza nukagira ngo nuko wadafite ibibazo bye. Umuntu nawe afite ibintu bikuguruka mu mutwe agahitamo kugira ubugwa neza. Ubugwa neza ni amahitamo. Kindness, ukaba uri umuntu uvuga neza, utuje, wakira abantu, wumva abantu. Ibi byose bizagufasha kwikunda, niba abandi bagukunze nawe ubwawe urikunda. Iyo abantu bakubonyemo umuntu bisangamo nawe ubwawe urikunda, ukisobanukirwa. Kandi iyo uri umuntu abandi bantu bisangamo wiga byinshi kuko ubigiraho byinshi, kuko bakwisanzuraho. You need to calm down, ugatuza. Rimwe na rimwe imijinya iraza umuntu akatomboka cyangwa se akakoma nyine birarenze n'iki, ariko kwitoza kuba umuntu uri calm, utuje ni ibintu bya mbere. Iyi ni ingingo ya 7 batari ya 8 n'indi busorezeho, no kwambara neza. Kwambara neza, kwambara ikintu kijyanye n'umubiri wawe. Ntushake kwambara ibintu by'abantu batoya kandi wowe uri munini. Ntushake kwambara ibintu by'abantu banini kandi wowe uri gatoya. Kwambara imyenda ijyanye n'umubiri wawe, imyenda complimenting umubiri wawe. Hari igihe kera naga amaca kwambara agakanzu, nawe uri kunna bimusi ushaka ujye ubikora. Kamfata kakankanda, kakankanda imbavu zikana guturika, ariko nkumva niko ngomba kwambara kugira ngo babone ko meze neza. Understand? It is so wrong. Na amakosa akomeye ugomba kwambara ikintu kigukwiriye, ikintu kiguha comfort, ikintu kiri comfort, ikintu wambara ukumva urirekuye, ukumva ufite freedom. Ugomba kwambara ikintu kitakwambitse ubusa, ntabwo ari ngombwa ko wambara ubusa kugira ngo umenye ko wambaye neza. Nta nubwo ugomba kwambara ibintu uko bigezweho. Ibintu byo kugendana ngo nibigezweho bisohotse byose kabaguzi ibi mu muhanzi kanaka akabambaye iki nawe ukaba wakiguze ngo uko kigezweho, ukibagirwa umubiri wawe, ukibagirwa icyuri cyo kubagirwa uriwe. Ntabwo ari ngombwa kugendana nibigezweho. Ambara ikintu kiguhaye amahoro, ikintu gisa neza, gifuze, ikintu gihumura neza. Ambara ikintu kiguhaye amahoro kandi ikintu kijyanye n'umubiri wawe. Twese turatandukanye and it is totally fine. Abantu bamwe barabyibushye, abandi barananutse, bamwe ni barebare, abandi ni bagufiya. Uko niko Imana yabigennye, kandi umuntu wese ni mwiza ku giti cye. Uri mwiza bitewe n'ukureba, uri mwiza kandi uri mwiza niyo waba utari mwiza amaso y'uyunguyu kuri uriya uri mwiza. So ntukagendana n'ibigezweho ngo wambare ibintu bitagukwiriye bikubangamiye. N'inkweto, wikwambara inkweto ndende ziri bukuvune, ugera ari umuntu agusange waza uzifite mu ntoki uri kugendesha ibirenge. Kubera iki se? Ambara utuntu tutoya tuguhaye amahoro, uri bugendana umunsi wose kandi ukumva ufite amahoro. Icyambere we nukumva ko muri wowe wishimiye ubuzima bwawe, wishimiye icyo wambaye, wishimiye uko usa, wishimiye uko uhumura, wishimiye uko uvuga, wishimiye uko ubayeho, kurusha ko ushaka kumitinga people's expectations none bikagushyira muri position yaho ubangamiwe. Ntukibangamire, nicyo kintu cyambere kizagufasha kwikunda no kwisobanukirwa. So nabasangizaga izo tips. Wenda ubutaye igitabo cyane kizaba cyaragarutse, tuzahita tuvuga kuri topic ya 2 kugeza igihe tuzasobanukirwa uburyo umuntu yitahura akikunda kandi akimprove ubuzima bwe for better. Thank you so much. Bye bye.